ni ibintu bidasanzwe kandi ni umugisha kubona umuntu ukomeye buriya twese dufata icyitegererezo umubyeyi ariko uburyo mbona aca bugufi agashyigikira azafu akadushyigikira ndabona ni ibintu biteye imbaraga cyane no nkanjye by'umwihariko kwisanga muri konseri nawe ahari ni ibintu by'ishema byo kwirata cyane kandi n'iby'agaciro n'umuntu udasanzwe kuri njyewe umubyeyi ukomeye n'umushumba mwiza byonyine ndeba uburyo baciye bugufi akajyana na timu nkumva birantangaje nibyo kwishimira cyane rero ubundi gusa turi mu matuwa nyine y'amakonseri yumva ibyo bambwiraga nk'iyari ibyo nasanze hano ibyo nabyo byarantunguye kandi byaranshimishije ko nasanze bari muri gahunda zo gukorera Imana kuko nanjye nabisanzwe nkora byahise binanywa n'imbaraga bavuga ati ntabwo ntiveteye ahubwo ngiye gukomereza ko nari mfite ubwoba ngo kubera ko nta activite z'amakorali zihari nkumva nyine nzasubira inyuma cyangwa se ngiye kubivamo birarangiye nkumva mbese mfite ubwoba kubera ko nari menye gukorera mu matsinda cyane ariko nageze aho nsanga hafi ni abakozi ni abantu bakorera Imana ndabisuzuma. Zion Temple Celebration Center yo muri Dallas, USA yishimiye kutugezaho ibitaramo bizenguruka Amerika by'abaramyi bacu dukunda Azaf Dallas Fort Worth ku nsanganyamatsiko King of Glory. Hamwe na Nyirashimwe Deborah uzwi nka Diane n'abatumirwa b'Imena Gisubizo Iowa, umukozi w'Imana Apostle Dr. Paul Gitwaza. Ni ku cyumweru tariki ya 15 Gicurasi 2022 guhera saa 10 z'umugoroba muri Des Moines, Iowa kuri 6800 Townsend Avenue, Urbandale, Iowa 50322. Itike na $25 online, 30 ku muryango na $50 mu myanya ya VIP. Kuza kwanyu n'umugisha ukomeye kuri twe. Hallelujah. Mana turagushimiye kubw'uyu munsi, turagushimiye ko twahuye na bene data kugira ngo tubashe kuganira kubw'umurimo wawe uduhurije kuri iyi platform ya Espoir. Niwe wabiteguye, turasaba ngo iki kiganiro kibe kikubahishije, ibyo tuvuga byose bizabera umugisha bazabyumva kandi bigira icyo bibafasha mu buryo bw'umwuka no kubazamura ndetse no mu mubiri. Usande ko kutuje imbere muri byose mu izina ryawe dusenze, amen. Amen. Ndibuze gutangira ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu turaza kugitangira, buri muntu ari buze kutwibwira, tubwire ni muntu ki, amaze igihe kingana gute muri Azaf, dore ko uyu munsi ikintu cy'ingenzi tugiye kuza kuba tuganiraho ni Azaf Dallas, aho turi buze kuganira ku bikorwa bitandukanye mufite, aho maze igihe muri gutegura ibitaramo bitandukanye bizazenguruka Amerika. Ariko mbere yuko tuza kugera kuri ibi byose, turaza gutangira mutwibwira, mutubwire ni bande turi kumwe, ni bande tugiye kuza kuba tuganira. Turaza guhera kuri Pastor. Murakoze. Ku mazina nitwa Cyubahiro Felix, ni umupasiteri muri Zion, kaba ari nje uyobora Azaf. Nimazemo imyaka 5 ija kuba 6. Rero mbaye nkora umurimo w'Imana, sinzi ko byo bihagije. Azaf wayigiyemo bigenza gute Pastor? Azaf nayigiyemo kuko nari maze kugera hano muri Amerika. Bageze numva ko ari ngombwa ko ngomba kuza gukora umurimo w'Imana muri Azaf, kubera ko nari nzi
umukozi w'Imana Apostle Paul ndetse na Pastor Jacques nari nsanze Orlando duhita dutangizanya umurimo w'Imana kuko numvaga ariho Imana itumye gukorera. Okay, hanyuma ugeze muri Azafu muratangiye umurimo w'Imana uragenda, niziye challenge mwagiye muhura nazo? Challenge ni nyinshi cyane ko twari tuje kukorera muri Amerika. I mean nari nije muri Azafu muri Amerika. Muri Amerika aba challenge zaho nyinshi. Iya mbere ni ukuba abantu muri bakeya, musanga community y'Abanyafrika muri bakeya ahantu. Izo zari challenge nini, mugasanga kurya abantu mwabaga muri benshi muri timu atari ko bimeze. Iyindi challenge nanone ni uko kugira ngo ukore umuziki hano muri Azafu ndetse muri Amerika biba bisabye ibintu byinshi kugira ngo muri bake cyambere kugira ngo mubone rero abacuranzi abaririmbyi. Ibyo byose byagiye biba challenge itoroshe isaba kwihangana ndetse no gusenga cyane. Yes, hanyuma wenda tuze kwita twakira na Deborah, ngiye mwita Diane ari buze gutangira naho atubwira. Diane, uratwibwira uhere i Dallas, tubwire uhereye igihe wageze muri Amerika, ari buze guhera. Yego. Murakoze. Amazina ni Ndashimye Diane, niyo ibyangombwa n'abantu benshi bazi, ariko ubu nsigaye nitwa nahinduye izina bitewe n'uko izina rya Diane rifite ubusobanuro butari bwiza. Hanyuma ubu abantu basigaye bazi kuri Deborah nk'uko wari ubivuze. Maze amezi agera kuri 5 ndi muri Azafu, ndi mu itorero rya Zion Temple. Mbari ibyo sinimba ari ikindi wenda hasi. Hanyuma uruze kutubwira Diane, byagenze gute kugira ngo uve i Kigali ugende ukigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhite winjira muri korali utangiye umaririmbo? Ntabwo bigeze bagushiraho ya makondisiyo? Turabizi ko korali yose iyo umuntu agiye kujoininga korali hari requirement, hari ibintu baba bamusaba, hari ibintu bitandukanye. Wowe byagenze gute? Urakoze. Njyewe naje nsanga umugabo wanjye asengera nyine muri Zion Temple. Nagombaga kwita njya muri Zion Temple kubera ko nyine ariho nari musanze. Noneho ni n'umuririmbyi muri Azafu. Kubera ko yari asanzwe ari umuririmbyi muri Azafu, ntabwo ngiye byansabye ko nandika nsaba nyine kubera ko Deja nyine umugabo yari arimo byaranyoroheye, bahise banyakira kubera ko umurinzi wanjye yari ari muri korali. Nawe aririmba muri Azafu, ni ukuvuga muraririmba. Hari nk'indirimbo se mujya mufatanya kuyoba gutera? Yego. Hanyuma indirimbo za Azafu usanzwe uzizi ko muri recording bakoze wahise ugaragara, wakoze practices? Mu by'ukuri ntabwo nari nzizi, ariko nagerageje kwita niyadapfa ko nari nshoboye, nigamo nkeya kuko no muri concert naririmbye indirimbo zitari nyinshi, nizo nari nabashije gufata no kumenya. Ntabwo nari nzizi zose ko ntabwo zose nanaziririmbye, ntabwo nazigaragayemo. Izo nabashije gufata nizo nabashije kuririmba ko hari indirimbo nyinshi, kandi naraje nsanga Deja igikorwa kiri hafi kuba bitari bikunda ko mutaniga indirimbo zose ko zari nyinshi, ariko nize nkeya zishoboka ndaziririmba nyine. Tubwire nka challenge wahuye nazo muri Azafu ya Dallas. Urebye ntayo, kubera yuko nahise nisanga nko mu rugo, bahise
banyakira baranyegereza cyane ku rwego rurenze sinigeze mba umushyitsi ntabwo nahageze ngo numve ndi jyenyine abantu hanze ni ukuvuga wageze uhita uririmba nta bushyitsi ni ukuvuga ngo naragezeyo bahita banyakira bangira umusango kabisa mpita mba umuntu usanzwe ukajya ngaho hamenyereye maze iminsi kubera ariko byatewe n'uburyo banyakiriye bampaye ikaze riri hejuru cyane nisanga sinaba umushyitsi nkomereza cyagutunguye muri azafu cyangwa se ikintu ujya utekereza uyu munsi ugiye muri repetition azafu ikintu kigutunguye ikintu kintungura gikomeye kumva iyo turi hariya mu Rwanda abantu batubwira ko abantu benshi bari hano batubwira uburyo hano nta matima ahari nta makorari ahari nta marepetition ahari mbese bakakwereka uburyo bwose ibyo bintu byose biri mu iyo mvama idahari ariko njye natangajwe no gusanga bihari by'umwihariko nyine muri azafu repetition irakorwa noneho n'amakonseri njye naraje nsanga konseri irahari n'ubu turi kwitegura noneho siniyeje ubundi gusa turi mu matuwa nyine y'amakonseri numva ibyo bambwiraga nkiri hariya sibyo nasanze ahangaha ibyo nabyo byarantunguye kandi byaranshimishije ko nasanze bari muri gahunda zo gukorera Imana nk'uko nanjye nari nsanzwe nkora byahise binampa n'imbaraga aravuga ati ntabwo ntiveteye ahubwo ngiye gukomereza ko nari mfite ubwoba nkuvuga ngo kubera ko nta activite z'amakorali zihari nkumva nyine nzasubira inyuma cyangwa se ngiye kubivamo birarangiye nkumva mbese mfite ubwoba kubera ko namenye gukorera mu matimu cyane ariko nageze hano nsanga azafu ni abakozi ni abantu bakorera Imana nkumva bisubije imbaraga. Okay. Hanyuma wenda pastor ari buze kutubwira azafu kugeza kuri ubu ngubu mumaze pastor ari buze gufungura mikrofone ye aza kuyanimutinga hanyuma aze kutubwira azafu Dallas kugeza kuri ubu ufite ibikorwa bingana gute ubonye hari album mwarekodinze ariko ntituyabona bimeze bite uyu munsi mugiye gukora tuwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika se niki kiri kubasunikira gukora iyi tour pastor koze album twakoze imizi ibiri ariko iya kabiri niyo duhaye dushira hanze kuko iya mbere yahuye n'ama challenges ntitwabasha kuyireka ija hanze vuba kubera ko hari ibitari byatungana kandi nk'uko mubizi live recording yari iya mbere so yagize ama challenge menshi ariko iyindi iya kabiri niyo mwabonye duhaye dusoramo indirimbo iri muri iriya ndirimbo umwami w'ubwiza n'iyindi imaze gusohoka n'izindi ziri mu nzira ko zirasohoka ndetse ndatekereza ko muri uku kwezi n'indi ishobora gusohoka mbere yuko tuja muri tour naho ikidusukuma gukora amatuwa no icyambere nivuga butumwa uko turi mu isezerano Yesu yasabwiye abigishwa ngo mugende muvuge ubutumwa kandi ubutumwa buvugwa mu buryo bwose cyane twe turi kumwe n'umubyeyi wacu Apostle Paul niwe tujana akavuga ubutumwa natwe tukaramya iyo niyo ntego ya mbere idusukuma kuko ni igihe cyacu tutagikoresheje neza cyapfa nabi icya kabiri nanone ni ukugira ngo ibihimbano byacu dufite murumva dufite amaalbum abiri n'ubwo imwe ari hanze indi nayo iri muri processes ni ukugira ngo ibyo bihimbano by'umwuka bije hanze tubihe abantu bifashe imitima y'abantu kuko nico gihe Imana iduhaye cyo gukora. Ikindi cya gatatu nuko nanone iyo mudakoze Imana ibibategereje ngo mukore, iyo mudakoze ihagurutsa abandi bagakora.
ni nacyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Rero twebwe biciye mu iyerekwa ry'umukozi w'Imana twumvise ko ari ngombwa ko twakora tugatangira amatuwa mu gihugu hose, kuko ni benshi bataratwumva, ni benshi batarumva ibihimbano byacu. Turavuga ati reka tubisohore hamwe n'ijambo ry'Imana n'indirimbo, tubashe gufasha imitima y'abantu benshi yari yahanze. Izo nizo ndego nyamunini cyangwa nini zatumye tuvuga ngo dukore dusohoke. Hanyuma reka tuze kugaruka kwa Diane. Diane, ndagize kubanza tugereranyirize azafu na healing cyangwa se na true promises. Ari umuririmbyi muri true promises, ari umuririmbyi muri healing worship team. Uyu munsi bikubarizwa muri azafu mu gihe ndetse no gukorana iyi tour. Bivuze kubanza utugereranyirize azafu na izi team cyangwa se izi ministeri wabarizwagamo, baza kuduha ikigereranyo, tubwire uzigereranya gute. Ikindi, umuziki wa azafu ugereranyije n'uwizo korali wabarizwagamo urabibona gute? Murakoze. Mu by'ukuri ikigereranyo cya azafu hiringi true promises ntabwo navuga ngo aba bameze gutya bameze gutya, ahubwo icyo navuga buri timu ifite umwihariko wayo. Urabona nka healing na true promises niyo matsinda nari mbarizwamo i Kigali, ariko ntabwo buri timu yari ifite umwihariko wayo, nk'uko n'ubu azafu nayo ifite umwihariko wayo kuri ayo matsinda yandi. Ni ukuvuga ngo healing ifite ubwiza bwayo, true promises ifite ubwiza bwayo, na azafu ifite ubwiza bwayo. Ni amatsinda yose meza. Gusa icyo navuga, urabona true promises na healing ni amatsinda navuga natangiriyemo, ni nk'aho ariho nibo bandize barabangira ubundi uyu munsi, noneho ahazafu noneho niho ngiye gukomereza umurimo w'Imana. Ni amatsinda yose meza, ntabwo navuga ngo ndagereranya ngo ahubwo buri tsinda rigiye rifite umwihariko waryo, niko numva. Hanyuma Diane, kuba ugiye muri tour na azafu muri kumwe na Apotre Paul Gitwaza, kuri wowe ubifata gute? Uyu munsi ukorezwa mu itorero yobowe na Apostle, ufite amahirwe murajyana muri concert zose mugiye gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bintu uri kubifata gute? Ni ibintu bidasanzwe kandi ni umugisha kubona umuntu ukomeye buriya twese dufata icyitegererezo mu mubyeyi, ariko uburyo mbona aca bugufi agashyigikira azafu, akadushyigikira, ndabona ni ibintu biduteye imbaraga cyane. No nkanjye by'umwihariko kwisanga ndi muri concert nawe ahari, ni ibintu by'ishema byo kwirata cyane kandi ni iby'agaciro. Ni umuntu udasanzwe kuri njyewe, ni umubyeyi ukomeye, ni n'umushumba mwiza. Byonyine ndeba uburyo abaciye bugufi akajyana na timu, nkumva birantangaje, ni ibyo kwishimira cyane. Nicyo ushobora kubwira umuntu uri mu mijyi mugiye kujya, message Diane specifically yabwira umuntu uri aho hantu mu gihe wenda pastor buzi ndetse no kutubwira ibitaramo bizahera mu buhe mujyi, abantu barasabwa iki kugira ngo bazabashe kubana na azafu? Icyo navuga ku bantu bari ayo niho tugiye kujya mu kwezi kwa gatanu tariki 15, ndabatumiye kandi ndabasaba kugira ngo bazitabire. Hari byinshi twabateguriye, turi mu marepetition, tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana Apotre. Hari ibintu byinshi bizaba kandi byiza. Ndabasaba kugira ngo bazaze dufatikanye gutarama, dushime Imana, tuyiramye, tuyihimbaze. Ikindi, hari n'abantu benshi banyandikira ntibanzi, bazambona, nzaba mpari nanjye. Ndabatumiye rero kugira ngo bazaze dufatikanye twese kuramya Imana. Pastor ubwo yatubwira nawe, Pastor buze kutubwira
birasaba iki niho mugiye guhera muzasoreza birasaba iki umuntu kugira ngo abashe kubana nawe biroroshe cyane urakoze kuri icyo kibazo tuwa zacu z'uyu mwaka turazihera muri Iowa nk'uko Deborah bivuze tuwa yo muri Iowa kwinjira bisanzwe ni sapoti ni amadolari 30 ku muryango online ni amadolari 50 cyangwa se 25 naho VIP ni 50 ikindi tuvuye Iowa tuzaja Indiana mu kwezi kwa 8 turapresiza iminsi ariko vuba kalenda iraja hanze tuwa ya gatatu izaba mu kwa 10 izaba muri Texas ahitwa Austin ni hafi na Dallas ni nk'amasaha 3 aho ni wazoba tuwa yacu ya gatatu turangirize hano muri kwa 12 live concert ya gatatu ya Zaf mbese ku bugufi izo nizo calendrier niyo calendrier yacu y'uyu mwaka nabahe baririmbyi muzaba muri kumwe mwagendeye kuki kugira ngo mubahitemo cyangwa se muzaba muri Azaf gusa ni bande bantu mugiye kuza kwamufata abaririmbyi tuzafatikanya na Gisubizo ya Iowa ni timu nziza timu imeze neza n'ubushize nibo twabanye muri konseri yacu hano muri December hanyuma tuzaba turi kumwe of course na n'umubyeyi wacu Apostle Paul na Diane ariwe Deborah abo nibo bantu tuzaba turi kumwe mbese nk'aba bashitsi nyuma Diane ndagira uze kutubwira tugaragaye kwa Diane ubu ngubu bari kukwakira nk'umutumirwa ye kubarizwa muri Azaf ariko hari na performance yawe bwite Diane ubu tubare ko Diane ubu ngubu ari umuhanzi ku giti cye oya ntago wambara nk'umuhanzi ku giti cyane kubera ko indirimbo n'ubundi nzaririmba uwo munsi nizo nakoraga mu matimu yanjye Kigali ya Hili na True Promises uvuga ngo bazambona muri nzaba ndi muri Azaf ariko by'umwihariko nzanakora mu ndirimbo abantu basanzwe bamenyereyemo ni kuvuga Diane tuzamubona muri Healing cyangwa muri True tuzamubona ngaho yes ni ukuvuga ngo ntago banshizeho nk'umuntu wenda nk'umuntu wakoze uzakora nk'umuhanzi ku giti cye ahubwo hari abantu bafite iho image ya True Promises ya Healing nibwo buryo nzakora ariko nzanakorana naza ni ukuvuga abantu bakumbuye True Promises cyangwa se Healing bari Iowa bazaza kureba Diane yego kuko nzayimba nyine zanjye ngo bari basanzwe banzi ya Zairi ya hanyuma ndagira Diane none uze tubwire nka key point n'indirimbo nk'izitatu zarekora tuze twiteguye n'izi cyangwa se tubwire uti specifically Healing cyangwa se True Promises nabaye bantu Diane azaba yibanzeho uwo munsi bose nzahakoraho kimwe nuko dushobora kugera no mu gitaramo n'abantu bashobora kuzisaba bakavuga ibyo bifuza ni ukuvuga buri muntu azaze yiyanditse ku gapapuro iyo ashaka kuzaririmba niba bishaka nta kibazo ariko jewe izo nzategura hari iza True Promises hari izasabwe se bazandika zingana nka gute izasabwe zarenga zawe basaba no bitewe n'umwanya wabo hari ubwo nazo twagenda tuzicamo okay hanyuma
sinzi nimba hari ikindi mufite kuba mwabwira abantu badukurikiye kugira ngo tuze kugana ku musozo ubutaha ndizera ko noneho tuzaririmba. Yego. Reka mbanze na pastor gusoza. Yego. Umubyeyi tubanje kugushimira Byishimo umwanya waduhaye, Imana iguhe umugisha ndetse n'imicano Imana ikomeze kugira neza. Hanyuma icyo tugira abantu kongera kubibutsa abantu ba Ayowa ndetse n'abandi baturiye aho hafi begeranye n'uwo turabaraye tukaza gutaramana natwe, bazaza turame Imana tuyihimbaze, hazaba hari ibintu byiza n'umwanya tuzagushima Imana wo kuyiramya no kuyiragiza uyu mwaka dutangiye kugira ngo ukomeze kuturinda. Rero turasabira ngo bazaze, Imana izabaha umugisha. nanje ni nk'icyo navuga, turabatumira abantu batuye Iowa, muzoze murebe ibyo Imana ikora. Ntabwo ari twe ahubwo ni Imana muri twe, kandi n'Imana idukoresha, ariko ndabizi ko ntimuzaba disappointed, muzabona ibintu byiza kandi Imana izakora ibitangaza. Abantu bari Iowa, abantu bari Wisconsin ndazi ko ari hafi, abantu bari Illinois ahitwa Rockland, abo ni abantu bose bari muri surroundings z'aho hantu. Mugura amatike ari ya online, ari tayari, arahari, wabuguze. Kandi nimba ukeneye physical nanone copy cyangwa se tike mu ntoki nazo, Iowa mbere y'uko konseri iba zizaba zihari, dufite abantu bazazibazanira mugatangira mukagura. Ni byiza ko tuza kugeza uriya munsi amatike mwayaguze, kuko dufite imyanya mikeya. Ahantu tuzakorera ni ahantu musaba ko mugura kare, utazoza kuvuga ngo wabuze umwanya, kuko abantu benshi ko barayashaka. Rero turabatumiye kandi turazi ko Imana izakora imirimo ikomeye. Umukozi w'Imana Apostle Paul azaba avuga ijambo, azafu nabo baramye, hazoba ibitangaza by'Imana. Imana bamugisha kuzabyita. Yes, hanyuma reka tubwire umuntu wese uri hafi aho kugira ngo ntazabure muri kino gitaramo, ariko kandi nanone azafu muduhe n'izindi ndirimbo nyinshi. Ndihe izindi ndirimbo, ukeneye indirimbo. Ndabona mwaduhaye indirimbo imwe gusa, izindi ndirimbo turazibona ryari? Maze kuba ebyiri ahubwo. Zibiri. Indi nayo iri hafi. Ni nayo vuba. Reka tubashimire cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye. Hanyuma gutaha twizere ko ibintu bizagenda neza, kandi tuzongera tugakora ikindi kiganiro mbere y'igitaramo aho tuzabona noneho turi kuri. Reka mabwire ngo amahoro ya Kristo akomeze kubana namwe, mwakoze kubana natwe. Sawa, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha.